Mwaramutse. Ndamaza kubashimira ko mwagiriwe icyizere. Bya icyizere ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo nabura kubashimira. Abantu bashaka kuba muzi ni benshi. Ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Rero mumfashe mumaze mwiha amashyi ko mwagiriwe icyizere. Ari mwebwe mwatoranyijwe kugira ngo mufashe n'igihugu gutanga ubutabera. Inshingano mwatorewe ni inshingano ikomeye cyane, ndavuga ko ikomeye ariko inaroroshye bitewe namwe ubwanyu. Mugomba rero kumenya icyo muburanisha icyo ari cyo. Ni muri urwo rwego mujye mufata umwanzuro muhamaze gutekereza kandi umwanzuro usobanutse, kuko umwanzuro mufata ugira ingaruka. Niyo mpamvu uzasanga imanza zimwe zirangizwa izindi zikanga. Kubera iki? Kubera ko mwafashe imyanzuro idasobanutse. Amahugurwa bazayabahereza, abasanzwe barimo wenda n'abajemo ari bashya, ariko ntekereza ko hateganyijwe n'amahugurwa ko y'inzego zatowe habaho kuzihugura. Hari icyo rero tubitezeho nk'akarere ndetse n'abaturage babitezeho. Ndaza kugaruka ku mwihariko wacu wa Rutsiro mu bibazo byinshi tugenda twakira by'abaturage. Numva ari wo mukoro mufite mugiye kudufasha nk'abantu bagiriwe icyizere, nk'abantu mwese mufite mu nshingano nkatwe twese ni umuturage ku isonga. Umuturage ubayeho neza, umuturage utekanye. Umva rero nk'inzego zitowe cyo twagira ngo dufatanye no kwihutisha gutanga serivisi yihuse ku batugana. Turizera neza ko abatowe mu by'ukuri ari inyangamugayo, hatazabaho byari byo kubwira umuturage ngo mu kibazo cyawe mugikemure ngo umanze mumuhereza akantu. Mu by'ukuri rwose mureke dufatanye kugira ngo abaturage tubahe ubutabera. Ibigenwa n'amategeko murabizi n'ibindi muzabibwirwa, ariko umuturage ntibibe ngombwa ko habaho kumusubizayo yaje none tukamusubijeyo ejo tukamusubijeyo, cyangwa se twatangira ibyo tumusaba kugira ngo tugere ku kiburanwa. Mukwiye kunyurwa n'uburyo leta kuba iba yariteguye kugira ngo cya kiburanwa kigerweho hatabayeho gusiragiza umuturage. Mwumva rero umusaruro tubitezeho ni ukugira ngo dukemure ibibazo by'abaturage. Turabifite byinshi hano Rutsiro bijyanye n'imanza, bijyanye n'imitungo byandi bigomba gukemukira iwanyu. Hari igihe twakira umuturage kubona yaje hano ku karere kandi ugasanga ikibazo cye mu by'ukuri ni ikibazo cyagombye kuba cyarakemukiye hari hasi ku kagari. Tukaba tugiye kwigiye gitoya kugira ngo ibibazo bishobora gukemuka vuba bikemuke. Twese dufatanye kugira ngo tugire abaturage ubayeho neza kandi utekanye. Ntabwo umuturage yatekana igihe yumva yararenganyijwe. Ibibazo by'akarengane dufatanye kugira ngo mu by'ukuri ibyo bibazo tubice burundu. Ntagire umuntu urenganwa, umuntu ahabwe ubutabera bukwiriye, ku buryo mu gihe gito tuzabona mu by'ukuri imanza zagabanyitse. Ntabwo twavuga imanza zizashira, ariko mu by'ukuri ubwinshi bw'imanza tubona dufite muri iyi minsi tukabona ko abantu bagenda basubizwa ku gihe. Ikibazo ntikimara umwaka, imyaka 2, imyaka 3, ndetse hari n'abo tugenda twagira bakavuga ngo ikibazo kimaze imyaka 5 kuzamura. Umva rero no kubashimira no kubifuriza imirimo mishya, no kugira ngo tuzirikane ko aho duhagaze muri izi nshingano iki cyizere tuba twagiriwe. Mu mwanya w'abatowe umenya ko uhagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri izo nshingano. Nuzirikana ko umuhagarariye mu nshingano watorewe, nujya gukemura ikibazo uzaba mbese uko ngiye gukemura ikibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakiye umuturage nawe ni gutya yagikemura, kandi tuzi ko imvugo ye niyongera. Umva rero nk'abunzi rwose turagira ngo tubasabe imvugo yanyu izaba ingiro kandi ukemura ikibazo wumva kuri kugikemura uko Perezida yagikemura. Natwe rero duharanire kugera ikirenge muke kugira ngo niba yanadusuye cyangwa nawe yageze ntakajya asanganirwa n'ibibazo byinshi by'abaturage kandi ari twebwe tumuhagarariye, ari twebwe twakagombye kuba tubikemura. Mwirenganya abaturage nibo mushinzwe rwose kugira, nibo dushinzwe, sibyo se? Nese ubundi hano kubw'ineza ukubera agashara bampa bagenzi ndabeshya. Noneho naza kuri wa mushahara bampa nongereho n'undi wanjye ugenda ubazuza n'ibihumbi 100
kandi leta irampera. ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Nanjye Bigirimana Jean Paul, perezida w'urukiko rw'ibanze rwa Gihango, nakiriye indahiro ya Nyiransabimana Angelique, Rukuza Innocent, Libera Korora Augustin, Bimenyimana Elias, Nyirabashakayenshi Rosalie, Ntawizera Ildefonsi na Nibayavuge Annonciata. Imana izabibafashe.